Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ngewe mwumva ni Josiane Iradukunda, mbanje kubasuhuza mwese aho muri ku migabane itandukanye, mudukurikira muri benshi turabibona, turabashimiye. Rero uyu munsi tugiye gukora video y'ukuntu ushobora gutegura amagi, muri kuyabona, noneho ukayategurana n'umugati, byombi bifatanye nyine biri kumwe. Ni breakfast ushobora gufata yoroshye cyane. Kuba ufite umugati ufite n'amagi, ushobora gutegura breakfast ifatanye nyine ari nziza, nyine utabanje kuvuga ngo urafata umureti ufate n'umugati, byombi ukabifata nyine biri kumwe. Niryo funguro nashatse kubategurira nyine. Ubwo turaza gukoreshamo amavuta, dukoreshemo igitunguru cya onion na pavro, ufite inyanya washyiramo, ufite ibindi birungo ushaka gushyiramo washyiramo, nuko nashatse kuyikoresha ngewe. Harimo ibirungo by'ubwoko bubiri bwonyine, igitunguru na pavro byonyine n'umunyu, nta kindi kintu turi bukenere. Reka dutangire. Mbereke mbibutsa, umuntu utarakanda subscribe, kanda subscribe, usharinge, ukimara gukanda subscribe rero tubona inzogera wikandeho kugira ngo ujye ubona ikiganiro nyine tukigishyiraho kikugereho. Rero reka dutangire tumene aya magi, noneho dukomeze tureba uko biraza kugenda. Mwakoze kubana natwe rero mu gutegura uyu mureti ufatanya n'umugati. Nkuko muri kubibona nagerageje kudekora, ariko tutishe decoration. Reka mbereke uko imbere byagenze. Murabona, reba uko umeze, murabibona uraryoshye kandi uraryoshye cyane. Ndabumviye kandi bimeze neza, namwe muzagerageze. Gusa ntabwo nashyizemo inyanya. Hari uwabimbaza ngo tutashyizemo inyanya ngo cyangwa ngo ushyiremo seleri cyangwa se ibindi, nuko ntabikunze, ariko bitavuze ko utabishyiramo. Wabishyiramo kandi nanone ubaye bikunda, byanatuma noneho bigira indi sura nziza, biba bigaragara neza wabiteguye harimo n'utunyanya, ariko nje ntabwo nyikunda. Rero mwakoze kubana natwe. Murabona ko nagerageje kutudekoresha udukaroti. Hari abantu bibaza kuri izi decoration zanjye, nkunda gushyiraho ibintu bibisi kubera ko amavuta ntago ari meza, ariko iyo uriye ugasangiza n'utuntu tubisi biragufasha mu mubiri kuregariza. Sinzi ukuntu nabivuga, urugero rw'ibyo bivuta uba wariye bigahita bifasha n'ibyo bintu bibisi uba washyizeho. Rero mwakoze kubana natwe. Murabona agasambusa, video twarayiberetse ukuntu wategura agasambusa ukagafatisha iri funguro ryawe, breakfast yawe, umunsi ukirirwa umeze neza ukomeye nta kibazo. Mwakoze kubana natwe. Wowe utarakanda subscribe, ukanda subscribe, ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bigenda bikurikirana. Imana ikomeze ibarinde. Na Josiane Iradukunda. Iyi video nyituye abakunzi bose bagasusuruko. Liliane muri Canada ndagusuje, ndasuza Mutoni, ndasuza abakunzi bacu ni benshi. Shalom ndagusuhuje, Ange Marie ndagusuhuje, ndasuhuza benshi cyane. Miriam, Samuel, mwese ndabasuhuje. Ndasuhuza na kameramani ubu uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe ndamusuhuje. Ndasuhuza n'abandi bose abakunzi bose bagasusuruko mbatuye aka video. Ndasuhuza na Vincent ndagusuhuje, na Didas ndagusuhuje cyane. Ndasuhuza n'umufasha wiwe
Gloria, ndabasuje mukomeze kugubwa neza, namwe mbatuye video kandi turabakunda cyane abakunzi mwese w'agasusuruko. Professeur Gorwe ndamusuhuje, n'abandi mwese, Yvonne mwese ndabasuhuje, na Yvette ndagusuhuje, umukunzi wacu wakadasohoka Yvette ndagusuhuje aho uri kabisa. Imana ikurinde, sawa mwese, Imana ibarinde.